Turabasuje mwese abakurikiye Kubaha Uwiteka TV, kandi uyu munsi tunejejwe cyane no kubana namwe. Ngewe nitwa Mbanziriza Jean Damascene. Nagira ngo muri uyu mwanya dusangire ijambo ry'Imana ryanditswe mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza kuri 15. Reka dusome duhereye ku murongo wa 10. Nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ni Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa kubakisha ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi ni uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, ukaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Imwakire neza ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri aya ni amagambo yavuzwe na Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto. Korinto wari umujyi w'ikirangirire mu gihe cya Pawulo. Uwo mujyi wakuraga vuba, wari umujyi w'iterambere ryinshi, wari ukize cyane ku bucuruzi, kandi ingendo zose zavaga mu majyaruguru zijya mu majyepfo, ndetse n'izavaga iburasirazuba zijya iburengerazuba nimwo zacaga muri uwo mujyi wa Korinto. Umujyi w'umwimerere wari warasenywe mu mwaka w'146 mbere y'ivuka rya Yesu, ariko uza kongera kubakwa bundi bushya na Julius Kaisari, kandi awubaka nka koloni y'Abaroma, ndetse hashyirwa icyicaro cy'intara y'Abaroma yitwaga Achaia. Sezari ashyiraho ingabo ze, ariko nyuma iza kuzaba centre y'Abagiriki. Korinto yaje kumenyekana nk'umujyi ucukubiri n'ikintu cyiza cyose, mbese haba umurwa w'ibibi byinshi. Ariko kandi uyu mujyi wa Korinto niwo Pawulo yamazemo igihe kinini kurusha ahandi hose. Yageze mu murimo we cyangwa mu ngendo ze z'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko yahamaze amezi 18 yose. Ndetse muri uyu mujyi Pawulo yahashinze itorero rikomeye. Ndetse Galeyo wari umuyobozi muri Achaia ushinzwe kurengera inyungu za leta no gufasha abaturage, yari afite icyicaro i Korinto mu gihe cya Pawulo. Pawulo amaze kuva i Korinto, ibintu byakomeje kuba bibi aho kuba byiza, ndetse abitorero bacikamwe ibice. Bamwe bagashingira imyizerere yabo kuri Apolo, abandi bagashingira imyizerere yabo kuri Pawulo. Byamusabye gushaka gusubirayo, ndetse bimusaba no kubandikira uru rwandiko. Mu kubandikira yabahamirije nk'aberejwe muri Kristo Yesu, kandi bahamagariwe kuba abera. Berejwe muri Kristo bivuze ngo biyemeje, bitanzeho igitambo, cyangwa bitambiye Imana, cyangwa bihaye Imana nk'uko nawe wayiyeguriye. Bivuze ngo iyo tumaze kwemerera Yesu Kristo tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tuba twitanzeho igitambo, tutakiri abacu ngo twigenge cyangwa ngo tugende uko twishakiye. Tugomba rero gutandukana n'abandi. Haranditse ngo mwitandukanye na babandi kugira ngo barusheho gukanguka. Bitari ukurema intambara, ariko bitari ukurema urwango ndetse n'ibindi bibi byose, ahubwo kwerekana no kugaragaza itandukaniro cyangwa ikinyuranyo mu mico no mu myifatire. Tugarutse ku magambo twasomye,
hari urufatiro twubatseho kandi twubakaho, ariko bisaba ko twubaka binyuranye n'uko abandi bubaka. Aha Pawulo yigaragaza nk'umu expert mu by'ubwubatsi kandi wamaze kubaka urufatiro cyangwa fondasiyo. Bisaba ko abakorinto bazamuraho inyubako kandi bakayuzuza. Ibyo dukora byose mu murimo w'Imana tuba twubaka inzu tuzabamo mu ijuru. Hari umuntu wagiye mu murimo w'ivugabutumwa bwiza amara umwaka, noneho mu kugaruka ageze hakurya yo mu rugo rwe, aho yari yicaye aruhuka, abona munsi y'urugo, haruguru y'urugo no hirya ku irembo n'inyuma y'urugo rwe harabaye ibigunda cyangwa se harabaye ibihuru. Nyamara ku baturanyi be hari imyaka ifite uruyange. Arangije ati ye baba, ese nk'abariya bazabirya ndihe? Ageze mu rugo agisenga abona inzu nziza cyane mu iyerekwa, abona haza ikiganza kirayisiba. Yumva ijwi rimubwira riti, imirimo yose wakoze muri uwo mwaka ivunjwe 0, kuko cya gihe wabonaga imyaka y'abandi ari uruyange wiganyiriye. Inyubako yose isaba urufatiro cyangwa fondasiyo kugira ngo ikomere. Fondasiyo bivuze iki? Fondasiyo bivuze urwishingikirizo. Fondasiyo bivuze urwishingikirizo cyangwa se ground wall cyangwa se basis of something mu rurimi rw'amahanga. Iyi minsi duhagazemo, abakristo nk'abikorinto bagomba gufata responsibility yo kuzamura inyubako ku rufatiro Paulo yashyizeho no kuyuzuza. Bafite inshingano zo kuzamura inyubako ku rufatiro Paulo yashyizeho, ndetse iyo nyubako bakayuzuza. Icyakora ntabwo bemerewe guhindura ishusho cyangwa igishushanyo mbonera cy'urufatiro Paulo yashyizeho. Kandi urufatiro Paulo yashyizeho ni inyigisho za Gikristo cyangwa se inyigisho za Kristo. Ariko bashobora gufata icyemezo ku bikoresho byo kubakisha ibikuta. Bashobora guhitamo kubakisha zahabu, bashobora guhitamo kubakisha ifeza, bashobora guhitamo kubakisha amabuye akomeye, bashobora guhitamo kubakisha ibiti, bashobora guhitamo kubakisha ibikenyeri, nk'uko bashobora no guhitamo kubakisha ibyatsi. Ayo yose akaba ari amahitamo ya buri muntu. Ariko ahangaha Paulo yashaka kuvuga agaciro n'umumaro, umusanzu n'uruhare bya buri wese mu itorero. Mbese umariye iki Imana mu itorero ryawe? Aha mbisubiremo, Paulo icyo yashaka kuvuga ahangaha, yashaka kuvuga agaciro, akavuga umumaro, akavuga umusanzu, akavuga n'uruhare bya buri wese mu murimo w'Imana mu itorero. Nanjye nkakubaza nti, mbese umariye iki Imana mu itorero ryawe? Iyi mirimo dukorera mu isi ari igihe kizagera igapimwa, kandi izapimishwa umuriro ku munsi w'amateka. Paulo ku murongo wa 14 yaravuze ngo inyubako cyangwa imirimo y'umuntu izanyuzwa mu muriro, nigumaho ntisi nyirayo azayihemberwa. Icyo tubiba nicyo tuzasarura. Nk'uko umugani uvuga ngo uko uteye igitanda cyawe niko ukiryamaho. Icyo tubiba nicyo tuzasarura. Bivuze ngo Imana izaha umugisha ibyuya byacu. Bene data, Imana izaha umugisha ibyuya byacu. Yaravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Umwete wawe, umuhati wawe, ishyaka ryawe, umurava wawe si iby'ubusa ku Mwami. Nubwo ubona bigoye, nubwo ubona wakakabiye, nubwo ubona isi ikubihiye, ariko komeza urwane, wicika intege, kandi igitondo uzasanga byahindutse. Uzasanga byahindutse ukundi, kandi icyo gihe uzaseka. Igitondo uzasanga byahindutse ukundi, byanze bikunze uzaseka.
ihangane rero. Ariko niwubakaho ubunebwe, ukubakaho ubuti, ukubakaho ibitotsi, ugashyira imbere induruburi zawe, ugashyira imbere iminaniro yagahoraho, ugashyira imbere ko wonsa, ugashyira imbere ko utwite, ugashyira imbere ko ufite amatungo ugomba kwitaho, ugashyira imbere ko ufite akazi ugomba gushyira imbere, Imana ikaza nyuma. Inyubako ya buri wese izasuzumwa kandi izasuzumishwa umuriro, nshuti yanjye. Nidashya nyirayo azagororerwa. Bivuze ngo buri wese, wowe nanjye, tuzahembwa bitewe nuko uzaba waritwaye cyangwa nzaba naritwaye imbere y'Imana. Niho Bibiliya yavuze ngo umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu. Mbese urashaka kunguka? Mbese urashaka kubona inyungu cyangwa ufite umubabaro? Mbese ufite icyifuzo washyira imbere y'Imana? Ufite ibikugoye se? Urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abantu be, Uwiteka azi abana be. Ariko nubwo bimeze bityo, Uwiteka ntazabura guhana. Nubwo urufatiro rw'Imana rugihagaze, Uwiteka ntabwo azabura guhana. Bibiliya ikakubwira ngo ihanisha amahanga ibihano, cyangwa se ihanisha amahanga ibihano, izahana n'ukuri, kandi n'ukuri koko izahana, kuko Uwiteka azi ibyo abantu bibwira. Niko tubisoma muri Zaburi ya 94 umurongo wa 10 ndetse n'umurongo wa 11. Uwiteka rero azahana. Mbere yo kubaka ukwiriye kubanza kwishingikiriza no gucudikana Yesu, kwishingikiriza kuri Yesu ndetse no gucudikana we. Muri make, mbere na mbere Imana, nibwo ibyo twubaka bizarokoka uwo muriro. Nushyira imbere Imana, inyubako yawe izarokoka uwo muriro. Nuyishyira inyuma, inyubako yawe izashya. Bene aba bantu bubatse kuri Yesu bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazafata inzoka, bazarya cyangwa banywe ibyica, ntacyo bazabasha kuba, ntacyo bizabatwara. Ubwo urwo rufatiro ntiruhamye, gusa rero ikibabaje, abantu biremeye izindi mfatiro. Bamwe bubatse kuri ba nyirasenge, abandi bubaka kuri ba nyirarume, abandi bubaka ku mafaranga, abandi bubaka ku butunzi, abandi bubaka ku banyamahanga, abandi bubaka kuri bene wabo bari bunaka bari hanze. Ibyo byose birashira. Nkuko Bibiliya ivuga iti ubutunzi bwitera amababa bukaguruka nkuko igisiga kirenga mu bushwi. Twirinde rero, kuko ushobora kubaka ku mafaranga ejo bakayiba cyangwa gahomba. Yewe ushobora no kubaka ku bakomeye bakaguha icyizere, ariko ejo bagapfa bakagusiga ugasubira mu gisate cy'ingunguru. Ushobora kubaka ku cyubahiro cyawe cyangwa cya mwene wanyu, ejo ibintu bigahinduka. Ibi byo abantu bakuru mwabibonye kenshi. Yewe ushobora no kubaka ku muyobozi urenze, ejo bigahinduka agapfa cyangwa se umurimo wakawukurwaho. Urugero, abantu bari bubatse kuri Kadafi ntiyapfuye, ubu bari he? Abari biringiye uwashakaga kuyobora we, abamwiringiye niko bose bishimye kino gihe. Reka bamwe biringiye amagare, abandi biringiye amafarashi, ariko twebwe, haleluya, twiringiye Imana yacu. Kandi nta rindi shyanga rifite Imana iriba hafi nkuko Imana y'Abisirayeli iturangaje imbere. Yewe nshuti yanjye, mbere yo kubaka kuri meya, banza wubake kuri Yesu Kristo. Meya atazahemukira akarere agafungwa ugasigara mu kaga. Mbere yo kucudika n'uruganda rukora inzoga, banza Yesu imbere,
nshuti yanjye, kuko hashobora kuza sirikwi uruganda rugashya, ariko Yesu we ntagira sirikwi. Imana ishimwe. Ushobora kwiringira inzu yawe, ejo hakaza umutingito cyangwa hakaza umuyaga, inzu yawe igasenyuka, ariko Yesu we nta bimusenya, nta misozi, nta n'inyanja byabuza umugambi w'Imana kuzura. Urubaka kuri agronome, azakubwira iby'ibigori n'ibirayi biri mu murima, yewe azanakubwira uburwayi bwabyo, aguhe n'imiti, ariko ntazakubwira iby'ibihato biri mu mavi yawe, ntazakubwira ibirozi biri mu marembo iwanyu. Azakubwira gusa iby'ibigori, azakubwira iby'ibirayi, azakubwira iby'ibimera n'ibiti, yewe ndetse ashobora no kuzakubwira uburwayi bw'ibimera. Ariko utiringiye Yesu, ukiringira uwo mugronome, ntabwo agronome azakubwira iby'ibihato biri mu mavi yawe, nta nubwo azakubwira iby'ibirozi biri mu marembo yawe. Reka uracudikana veterineri, azakingira inka zawe, azakingira amatungo yawe, wenda zizabyara ndetse zizabyara amafirizone, ariko ntazakubwira ati nguhaye umugore, ntazakubwira ati nguhaye umugabo w'umugisha, ntazakubwira ati nzagukorera ubukwe. Va ku giti, dore umuntu. Cudikana Yesu utanga abagabo, agatanga abagore, akagukorera ubukwe bw'umugisha ahereye kuri 0. Ndabyibuka jewe natangiye ubukwe mfite amafaranga 5,000 gusa, ariko birangira nta kintu na kimwe mbuze. Dukora ubukwe bwiza cyane ku musozi wacu, baratangara, gusa twari twaravuganye nayo. Gira umwete wo gushakisha Imana no kuvugana nayo. Cudikana Yesu avura indwara. Cudikana Yesu uvura indwara zananiranye, akazura abapfuye. Jewe hano nari ntuye rero, bahoraga bandoga kandi nkarwara mpfa, ku buryo nigeze mpfa ku kazi batanze konje napfuye. Wari ubizi? Namaze iminsi 6 narapfuye. Ndabyibuka hari ku itariki 31 ari ku cyumweru, nongeye kureba izuba ari ku wa gatandatu ku itariki 6. Yesu rero avura ibyananiranye. Uyu munsi ndimo ndavuga, uyu munsi ndimo ndagenda, nawe hari byabereho kugira ngo nawe umenye ko Imana ntaho itakuvana, kimwe nuko nta naho itakugeza. Imana ibasha kukuvana mu rupfu, Imana ibasha kukuvana mu bikomeye, ntaho Imana itakuvana, nta naho itakugeza. Kure habi yakuvanayo, kure heza yakugezayo. Ubwo bubasha irabifite, ubwo bushobozi irabufite. Have rero, have udatanga ruswa ukayiha umuntu, kuko uzayimuha azayirya, ariko ejo nawe azakurya. Sigaho rero. Ariko ibyo Yesu umuhaye, Yesu uramutse umuhaye ka ruswa kamwe k'umunsi umwe cyangwa se k'iminsi 2, araza ati umva uko mvugana nawe utivuga mwami ndumva. Yesu nawe ati nunyura mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzashya, nzakujya imbere hataringaniye maringanize. Bari bavuze ngo ntubeho, ariko gihe umunsi vuze ngo baho. Bari bavuze ngo uzahera iwanyu, ariko gihe mvuze ngo ngukoreye ubukwe. Bari bavuze ngo uzapfa uti ntaho wigejeje, uzapfa uri incike, ngo ariko jewe mvuze ngo nkuremeye umuryango. Bari bavuze ngo ntabwo uyu mwaka uzawurangiza, ariko jewe mvuze ngo baho kandi uzawurangiza, uzabyara, uzagira abuzukuru. Bari bavuze ngo abana bawe ntacyo bazimarira, bazaba ibigoryi, ariko ngo jewe Uwiteka ngo mvuze ngo abana bawe bazakubera bumugisha. Naho umuntu wamuha ruswa, nubwo imeze bityo bwose,
umuntu ushobora kumuha ruswa ariko ejo bakakujyana, kandi bakakujyana reba, yarangiza ati shauri yako, shauri yako, shauri yako. Nyamara Yesu we yabasha kukubwira ati jewe icyo niyemeje ni ukugumana nawe. Ngo yabwiye Yakobo ati kubera ko nagukunze, genda ubaga ihene uyishyire so, ndiyaranja iyo diro ndayikina, ariko ubona umugisha. Sanga so mwihererane, we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa, ahubwo ugenda ubyawe n'Imana ukijijwe rwose. Iyo diro umwuka wera arayikina. Oya, waribeshye. Izo ruswa uhora utanga, ayo marira uhora urira, ayo maganya n'imiruho uhorana, izo mvune zo mu mutima, iyo ukiza kumenya ukabikira Yesu, we rufatiro ruzima, we buye ryanzwe n'abubatsi ariko kuba ryemera rigahinduka irikomeza imfuruka, wa wundi washyizeho ryatangazo ngo mwese abaruke n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Iyo ukiza kubora mumenye imbere, oya ntiyagusezerera amara masa, kirazira. Ndudatetereza abamwisunga, ni isambi itarumba. Umuririmbyi nawe akakuririmbira ngo iyo utewe n'amakuba akomeye ukiheba ubonye ko bicitse, jya ubara imigisha Imana igiguha. Undi nawe akakuririmbira ati niba ugeze mu magorwa, niba uzi kuri wenyine, niba ubuze abavandimwe, niba ubuze inshuti, wizere Yesu, Yesu azaba kuri hafi niba umwizeye. Akongera akakuririmbira ngo niba ufite umubabaro uzahozwa nihoraho, niba urushye mu rugendo niyo izatunganya inzira niba wizeye. Nubona ibigerageza wizere yuko ubinesha. Rero niba wizeye ihoraho izabigufashamo, izakora ibitangaza niba wizeye. Niba ubaka kuri Yesu azagukinira diro, upfa kuba umwizeye. None se aho wabikoreye, aho wirukiye mu bantu, hari uwari wakubwira ati nguhaye urwara rukamera? Hari uwari wakubwira ngo nguhaye agasatsi kamwe kakamera? Hari uwari wakubwira ati nguhaye umwana dore wari warabuze urubyaro maze uwo mwana ukamubona? Hari uwari wakubwira ati umugabo wawe nubwo wibwira ko muri kumwe ariko dore yarigendeye? Nyamara uwo Yesu nkubwira yabicishamo neza, ukagaruka kubyina umudiho nk'uwahana imbere ya Penina. Wa Yakobo twavugaga ngo yaje kugeraho yisegura ibuye, ariko se ngo areba mu ijuru abona urwego. Haleluya! Iryo buye uzi iryo ari ryo? Ni Yesu. Ubu none ibikubwira iti nzagukorera ibi. Garukiraho rero, garukiraho, ubaka kuri Yesu, uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Nshuti yanjye, byashoboka ko inyubako yawe yaba yubakiye ku bindi, cyangwa ikaba y'ubwayo ari ibikenyeri, ari ibyatsi se cyangwa ari ibiti, simbizi. Ariko icyo ugomba gusobanukirwa ni uko inyubako y'umuntu wese izapimwa, kandi ikaba izapimishwa umuriro. Abantu binjiye mu rusengero, baza mu itorero, batangaza ko bakijijwe, ariko ingorane zikomeye. Bubaka ku rufatiro rutari urwo Pawulo yashyizeho nk'umwubakisha mukuru. N'abagerageje kurwubakaho bubakisha amashuri yabo, abandi bubakisha ubwenge bwabo, bubakisha icyubahiro cyabo, barangije banazana na za mana z'iwabo na kamere zabo, byose bashyira ku rufatiro. Uzababona kuko aho bageze bose basa naho, aho bageze hose basa naho. Iyo ageze mu basinzi aba umusinzi, iyo ageze mu banyamagambo aba umunyamagambo, iyo ageze mu kibazo yihutira kwishakira igisubizo, akishakira inzira. Imana akayitekereza nyuma. Iyo ageze mu babyeyi nawe, iyo ageze mu babeshyi nawe arabeshyi. Ariko se umunyu nukayuka
uzaryoshwa n'iki? Ngwino kwa Yesu nubwo utari kavukire bwose, ariko ni wubakisha urukundo, ukubakisha kwihangana, ukubakisha kugira neza, ukubakisha ubugwaneza, ukubakisha gufasha abakene, ukubakisha kugaburira abashonji, ukubakisha kugemurira imfungwa, kugemurira abarwayi kwa muganga, kwitangira abandi n'ibindi bisa bityo. Byanze bikunze imirimo yawe ntabwo izashya, kandi uzagororerwa, kuko Yesu we ubwe yarivugiye ati icyo gihe umwami azabwira ab'iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura. Ko niko Yesu yavuze. Hanyuma Imana ibafashe. Nushaka kuduhamagara, telefone yacu ni 0788 631 638 41. Imana ibahe umugisha.